inkoko ziri kumubikiramo. Inkoko imubikiramo? Ayo yavugaga nk'inkoko muntu. Inkoko imubikiramo? Sararira kuko hari aho biri kumufata bikavugira mu nda, noneho byamara kuvugira mu nda akajya agenda yisimbiza. Twabanje kugira ngo ni igicuri, twumvise ukuntu muri we bimeze, harimo inkoko, harimo ingurube, harimo ibisimba by'amoko yose byinshi cyane. Afite ibisimba bimuvugira mu nda. Utabaye gutya ariko yenda muzi uyu mutipe ni mukase wa Murozi, ni nkaho adahari. Nta muntu mbese nta wundi muntu ubaho ushobora kuba yatekereza bitaracyarimo andi mazi wenyine n'Imana kabisa. niyo ugura bitatu ariko nabasabaga icyo Imana yagufashisha wagira ijana icyo wagira bitewe na mikoro yanyu ko muhagaze aho nzi ko Imana mukorera basi yazabihembera. Kandi umuntu w'umusore ntabwo urabona kuba nasabiriza ko ntabwo nacitse amaboko ku buryo nasabiriza, ariko ndi kubasaba icyo iteka yabafashisha ngara ko ijoro rya none ryaca niko Imana mukorera basi yazabihembera. Wese waba uri mu bintu yose rero hari isura yawe iri. None se koko inkoko zamubikiragamo? Ni ukuri ko Imana nciye ariko ubwa nk'inkoko. Mbese Kuba ko batari amadayimoni se bimaze kumusha. mbese ko batari kumusengera? Yo, yaramumize. Yo. Yenahita basenda namwinjiye gutya tumaze guteragana n'abatarambyaye ndategereje undyamindeye gutya ndangije na sikuru kuko amashuri yanjye abanza tuziye mane primiyere yarangije watsi Gisenyi hata kuri Gacuba, tuziye mane segondere yarangije watsi Gisenyi hata kwa Batista mwenye ko namaye nabo ushobora kwiga university kugira mekaniki Mugande baratsamendura gutya dore isasi Mugande cyagere kuzametera no byaye ko ngewe Nazire umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani muri Gatuleventi biti utege navukiye ndatekereza yuko ugiye kumutanga ariko nawe byanze bikunze n'abazanzangayo tubene data ndatekereza yuko ndago mwambyaye ariko yabashize na niyo njizeho ndayagira cyane kugeza amagingo aya bare cyo nabisaga Imana mukore kazabere umugisha niko mutazi kandi umunyagisenyi ariko n'umunyarwanda tu ntabwo naje muhunga bene data bwana bihembemo gutya hari umuti nifashije kuko ibyana ibintu bicicumye bimeze nk'iby'akana gato byagira mu gifu muri esitoma niho ushyira muri seri igiti bene data aricyo nabasabaga uteka mukorera akazabihembera buriya hari umuti nifasha bene data wa kinyarwanda tubona nyamaraso sibe nayituma bene data ariko iyo nabonye ndanasizanye nkamara nk'igihe kirekire nyamaraso ndanayituma bene data umuti yawugura bitatu ariko nabasabaga icyo Imana yagufashisha wagira ijana icyo wagira bitewe na mikoro yanyu ko muhagaze aho nzi ko Imana mukorera basi yazabihembera. Kandi umuntu w'umusore ntabwo urabona kuba nasabiriza ko ntabwo nacitse amaboko ku buryo nasabiriza, ariko ndi kubasaba icyo iteka yabafashisha ngara ko ijoro rya none ryaca niko Imana mukorera basi yazabihembera. Bana amagara bari kundya tu ntabwo nagombye kuba nasaba Imana ikabongereje mwese no gukora mugisha ku Mana ntabwo ijoro rya none ryaca bene data ntabwo mwambyaye ndetse ijoro rya none ryaca bakuru banjye bashiki banjye bene data ndi kubasaba abana ntabwo ariko n'ibigerageze bashaka ubutaka iyo bijyanira basi ntibamindire gutya ko njye ntabwo njye kubara mu maso kuko ntabwo mwambyaye nikongeremo rero ko irya none ryaca bene data umunsi wese nkawubona simya amaraso bene data iyo wagenda mbere yaba ufite telefone umuntu yayasura utakora nzi ko yazakwiyembera si umuntu nkamwe yumva niyumva wasaba nimunenye nutagira icyo wagira amasengesho ko hazaba ya mbere
amasengesho nyine basi kuri we azaba yambaye mwene data yari umusore nk'abandi uzimanye ko ubwenge mwene data cyari gisebye mu nzira muheza ku mwana kuko ntabwo mwambyaye twebwe iryano riryaze wanjye bimeze bite uyu mugabo byagenze uyu mugabo ngo bimeze bite kabisa sinzi ngo kugira ngo tuze kumushyira kuri Baho TV kugira ngo abantu bamufashe ushaka kumufasha ngo bigende bite buriya barimo baramufasha ngo nanjye namuhaye buriya ariko umuntu abagira ngo nzi ngo yatabonye hari umuti ngo agura bitatu ukaba wamufasha cyangwa se ngo unyakwe ntabwo bishobora gukunda ngo atabonye uwo muti nibyo bamuroze nibyo bamuroze ngo ni mwe wamukoze bitewe n'ukuntu mwamuje ntabwo nzi ukuntu mwuje niba uteye kubagejeje aha nakunze ko Imana mukorera nayo izabihembera bene data ubundi wacu mugiye kafukire wacu ni Gisenyi Rubavu aba ni imbuga ngari Baho TV werekeza Petit Barere ku mupaka ndahashira Gisenyi izi ni ingaruka za mukadata kujya gusaba amasambu bwa butaka agahita abindura gutya ariko musore ni ukuvuga ngo ngere ko ameze gutya maze igihe kirekire maze imyaka 2 ngewe yica n'umuntu basinga nigendera adakomeje kumenyera gutya nakomeje guteraganya n'abatarambyaye uvuga ngo ngewe ubundi yamenye gutya nangije na sikuru umuha umwanya mwigire iyo cyane nibwo butaka basekana nyorera ariko namindire gutya yamenye gutya nangije sikuru ko amashuri yanjye abanza asize mane premiere yarangije wacu Gisenyi afite kuri Gacu sisi mane secondaire yarangije wacu Gisenyi kwa Baptiste mbonye ko namaye nabusha ariko yakwiga university ngira mekaniki mugande garutse mukadata nsagaretenye mushiki wanjye ahita amindura gutya reka tuwashaka kugufasha se turagushyira kuri televiziyo n'abantu za telefone twagufashije kugira ngo abantu bagufashe ni ukuvuga ngo yewe njyana gutya benjyana Sandress ariko inaje munga winjira muri Kigali kugera muri Kigali kwanuyenuye Kacyiru yanga muri Nyamata nta muvandimwe ufite izina nimero za telefone twagufashiriza yemeze gutya hari umutwe wanjye harimo zigzag nta kintu mba nyitekereza masa nkaho ndi muri ko kibene data ikintu mwamfasha mwebwe muzamvuganire nk'abanyamakuru koko ndarenganye bandi hafi yo kwiferamo umwuka ndabizi ko uyu mwaka ntabwo uzarangira kuko akenshi imwe nagiye gupfa abyiyumvamo yewe no mu zuba numva nkonje gukira byabaye amaraso toilette kwa kwituma y'amaraso tu ariko natekereza yuko nakindi kintu kizamorera kire kuwiteka nujye muzakora muzabikoraga abanyamakuru ariko ngiye witeka wenyine nzi ko ari uzakora ibyanjye nshuti bantu bagiye bamufasha mwabara amafaranga kugira ngo amenye umubare wayajyanye kugira ngo abandi bakomeze bamufashe nk'uko bagiye bamufasha rero nangahe izi noti ni 4,000
wowe murazira zibare neza ninde twayaha kugira ngo abantu nawe yayitwara kuko ngo hari igihe agira ngo President ku giti cyanyu kandi nawe mufite icyo mwamfasha awundi wakomeza kumuha inkunga kugira ngo yifuze nta kibazo wowe nutagira icyo wagira kagushishikariza abantu nutagira icyo wagira wakwigendera hanyuma muraza gukurikira kuri Baho TV online no ku ma YouTube hose muragenda mubibona. wa mwana we ko wari uhari we wabibonye ute akazi kanyu muragakoze mubyongere bene data ngiye nyine nkurikije ukuntu nabibonye uyu musore kabisa arareba kuko hari aho biri kumufata bikavugira mu nda noneho byamara kuvugira mu nda akajya agenda yisimbiza gusa nkamwe nyine nk'uko muvuga uti mwamushakira ubufasha ubaye mumukoreye ubuvugizi akaba yabona nk'umuntu wamuvura kuko nkurikije ukuntu uri kubibona ndikora imiti ya kiganga ya kizungu ntacyo yamufasha imiti ya kizungu ntacyo yamufasha uyu nguyu ni uwo kuvurwa n'abanyarwanda babigize umwuga abanyarwanda abaganga ba gakondo bo ndi kubona bamuvura n'amasengeri naho ibirenze bose byakorera ko twumvise ngo hari ukuntu ajya ku musarani akabika amaraso kuko mwabona harabibonye cyangwa byumvise gutyo mukabivuze ninjye babwiye bitewe n'uko ninjye bibaho peresiyoneri ku giti cyanjye ngiye peresiyoneri ku giti cyanjye ninjye bibaho Habiyakare Emmanuel ninjye tuwarebe mvemo gutya nko kujya toilette bituma amaraso ubwo bufasha abameza kuba nagura regime yo gutuma ntaresiste nkaba namara igihe kirekire yenda basenda amaraso yamvuyemo agasubiramo nkamara nka esemere nk'icyumweru kimwe de resistance aya mazi ikibazo wenda twagira tukubaze wenda ushobora uwo muti ushobora kuwukoresha ni umuti wa kinyarwanda ni umuti wa kizungu wegereye mu mwanya humeka wowe wenda banatuganiriza aya mazi ari cyo gufasha se uwuhe uriya hahagaze ngo yavuze ate mama ngo ni uw'iwabo ni mukase wamuroze akirangiza kwiga hari umugabo uhagaze hariya wamutuhamagariye kugira ngo tumufashe batange nimero bamuhe inkunga nta diferanse nta natandukanye umaze koga ibintu biba ari sawa wenda ubona gahinje bimaze gukoresha oya ntabwo ari gukora isuku na resiste nanjye ubwanjye mbona inyuze mu bantu sisita imana iguha umugisha twabonye umufasha byatangiye bitewe ko wari uhari twagiye twabanje kugira ngo ni igicuri twumvise ukuntu muri we bimeze harimo inkoko harimo ingurube harimo ibisimba by'amoko yose byinshi cyane afite ibisimba bimuvugira mu utanga umwanya wumva yuko mumuhe n'icyo giceri kiwe kugira wamukoze ibyo ngibyo yamushyizemo buri kinyamaswa cyose uko byatangira byabanje nk'ingurube muhe umwanya kugira ngo tumufate neza byongera bivuga nk'inkoko ibyamukaga nk'imbwa ok iyi ni televiziyo ya online Baho TV ese koko uwo muntu ingurube yamuvugiyemo uyu mugabo ni nk'ibintu bamuroga noneho bakabimushyiramo bakamushyiramo nk'ikintu ajyamo nk'ingurube avuge nk'inkoko igiye kwicwa n'umusinziro sinzi nimba muzi inkoko igiye kwicwa n'umusinziro niko byabanje nabyo ariko abamuzi neza numvise bavuga ngo iyo binamuvuyemo garuka amaraso wasanga yenda kuguruka amaraso byararangiye ari gucisha hasi ariko mu bigaragara uno muntu tubonye nk'umuvuzi wa gakondo kuri yamuvura gusa kugira ngo tumenye ahantu aherereye nicyo kibazo none se ni ngombwa umuvuzi wa gakondo gusa cyangwa imana yamukiza buri byose nyine buriya imana ifasha ubifashije gusenga none se uko turwara malariya ntitujya kwa muganga ibyo ngibyo ibyo bisimba byavugiraga icyarimwe cyangwa havugaga kimwe habanza kimwe akabanza ihene akabanza ingurube byavugiraga icyarimwe ok turabona kuri Baho TV tubonye umuntu baturanye umuzi reka dufashe ninde umuzi uyu mugabo kugira ngo tumufashe umuntu waba umuzi ntabwo bambwira bankamera turagira ngo tumushakire inkunga ntabwo iba muri kamera mufashe cyangwa ubugihore uri kwishakira amakuru gusa urafashe buri wese agira uko yumva ok reka tukubaze nacyo none se bigufata nyuma y'amasaha angahe shaka umwana turose none ibyumweru bitatu ubwo
agomba kumara ibyumweru bitatu. buri wese agenda amubaza uko atabyumva. Ngewe Birarangiye se urumva ushaka kanya birongera. gutya bimwe gutya bameze nk'abandi bantu. Biragaragara umeze nk'abandi bantu. Ubu urumva ukize nta kibazo, uratekereza neza nta kibazo. Ide ni ukuvuga ngo ide ubwenge bwanjye buriya bisaba kugira ngo mare nk'amasaha nk'abiri. Umuti se ubasha kuwutumiza mu ruhengero aho ngaho cyangwa hari umuntu ushobora kuwugushakira aho? Umuti uvuga ngo hano umukurane nyabugo guhora ku nuza werekeza mu mashyirahamwe. Hari umuntu uguha umuti ukawubona wagira nk'igihe cyo kuba worohewe. Wako resiste aho kudacira amaraso ntabwo ari uwo kuwunyuza. ntabwo ari uwo gukira. Wa kinyarwanda aho ufatiwe wigeze ujya gushaka umuganga akuvura kuri hopitale kuva nagera muri Nyamata nagiye ahantu bandangiye umumama bita mama Rusi muri Mayange nayo biramunanira arambwira ati gereka mukasiko apfuye ngo yenda babasha kugira agahenge yenda kirekire naho mukasiko atarapfa ati nta gahenge ufite mvayo Kurangiye wagiye. yagiye Yakumariye iki? Hagati yaguhaye hari icyo kumariye. we yambwiye yuko umuntu nyine akamukanda atavuye mu muvuye Reka ntabwo. ariko mukanda atawandose naho anavukira avukira muri Nusa avukira icyango muri Nyamasheke Rusizi. buriya gutya byamazemo imbaraga ubundi hatangiye kumbona ntabwo nari amagufa bino bisese turimo tukubona nawe. Ni ibikomere byo urugendo rwawe kwikubita gutyo ko ibyo byaba byagufashe gutyo. Nabo baguhereza uko dufaranga ugende. aya mafaranga ni ibintu bimufashije ibihumbi 5,600. urumva mu gukira kwe ntashaka gukira mu kasa avuyeho. Reka kandi murakoze bene data kumfata Uwiteka azabihembere kandi use mwene data yebera hano mubwire fata kuri iyo telefone mubwire isa mumfate nta kibazo kuva ngo njya hano nuye ni inyuma ya Sunrise Gisenyi bitaga Rwanda yote hamwe no kwa Abudu werekeza leti barire ku mupaka w'iti Nyakabungo hamwe no kwa Ngarambe niho nuye mwene data te mukuru wanjye petit frère wanjye nkurikira bamwita Diane Uwase Diane akaza Didier Habiyakare akaza Ashira Habiyakare n'ungurikira bose n'abankurikira bene data bose ni family yanjye n'abavuye mu nda ya mama gutya ariko mangayitse gutya no muri jenoside njye navutse 1983 navutse mu 1988 abandi umwana w'igisenyi muri Rubavu kige navukiye shiti bene data kuvuga ngo abana bose ndabarokoye akikintu nukuvuga ngo kintu dupfa no kuvuga ngo nago duhuje data ese ni Habiyakare data ni Mbarushimana Emmanuel akaba avukira bita majengo kuri stade Umuganda werekeza stade Umuganda y'Igisenyi iyo mu rugo nyene no mvukira ni adresse yanje mva ngo njewe abana bazumva bimbaho bazabigenze gutyo burya nawishe umwiba bene data igihe navukira bafite imyaka 36 niyo myaka yanjye mfite navukira na gatatu mfite 36 nange size mane secondaire yanjye ndayifite mekanike ndayifite ariko ubu ntabwo nayikoresha bitewe nuko namuhaye nta bushobozi nacitse equilibre nta mbaraga nyigira muri njyewe kuvuga ngo si bene data ni gutyo Abudu nababyumve ni gutyo azamvugane uko nzi ko niwe waturokoye muri genocide barumuna bwanjye mbujyana kamenge ko mugongo akame kajyana ye ajya guhesha kwa Abudu Uwabudu nukuvuga ngo Uwabudu nukuvuga ngo yagufasha Uwabudu nukuvuga ngo pete n'abayigana bashira ku mugongo kamenge kajyana ubundi biri nkamujyana nkabudepoza kugira ngo nawe tabereze ubufuni nono birangira baye gutya ariko yenda muzi umutipe Mukase wa Murozi niko bimeze Mukase wa Murozi Aho TV nge nitwa President Patrick Mukase niwe wa Murozi niwe wa Murozi avuka Igisenyi Rubavu urumva ni namwe nina ngenda ni nk'ahadahari nta muntu mbese nta wundi muntu ubaho ushobora kuba yagera aracyari mu andi mazi wenyine n'Imana kabisa Mungu wewe nta wundi muntu wabasha kumufasha kuko aho yajya mu muryango ahubwo agezeyo yahitamo amakuru numva se koko ngo yarize uyu mugabo yarize uyu muntu narize ni kuvuga ngo naho ngabo bitangwa ni ba Haruna
twariganye kuri gacuba ya kabiri yarize arangiza segonderi amaze kurangiza segonderi bano bari mujya wumva twariga mekanike nabyo ariga ararangiza bahita bamugira kuri abakurikirana ba TV wiganye na Haruna Haruna mwariganye ukina umupira twariganye uri ukina umupira mu rugero rwawe cyara kuruta njyewe mu rugero rwanjye ni mwaye mutoya si umusa